Inzoga cyangwa agatama ni ikinyobwa gikunzwe na benshi kandi ugasanga abantu bagikunda ku rugero runini kuko ni bake ushobora gusanga agikunda ku rugero rutoya, kandi ugasanga nanone yaba ari mu birori yaba buri nimugoroba ataje avuye ku kazi, ugasanga umuntu ntabwo rwose umunsi washira atagize icyo afata. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buryo ushobora kunywa inzoga kandi ukagabanya ibiro. Muri kumwe na Ryan Gishaka, rero ndabasaba kugira ngo ushobore kureba ino video ko itangiriye kugeza aho irangiriye, kugira ngo ushobore kumenya uburyo ushobora kugabanya ibiro byawe mu buryo butandukanye, cyane cyane umunsi ko turi bwibande mu bwo kuntu wanywa inzoga, ukamenya ubwoko bw'inzoga uri bunywe, ukamenya ndetse n'igihe ugomba kuzinywera kugira ngo ushobore kugufasha kugabanya ibiro kandi utaretse ibintu ukunda. Hari igihe ushaka kugabanya ibiro ariko unywa inzoga ugasanga kenshi ntibikunze, kuko uzarebe n'abantu banywa inzoga cyane usanga babyibushye, bifite inda nini rwose zaraje kubera inzoga banywa, ariko ukaba waragerageza uburyo bwose bushoboka, ariko kubera ko agatamufata bikakunanira kugabanya ibiro, ahubwo ukabona uriyongera, ndetse ukaba waragiye no ku baganga bagufasha kugira babagabanya ibiro, bakaba bose bakubwira bati ni ukugabanya inzoga cyangwa se ni ukuzireka. Uyu munsi tugiye kureba uburyo wowe ushobora kunywa inzoga kandi bikagufasha no kugabanya ibiro byawe. Ubundi umubyibuho ni iki mbere na mbere? Umubyibuho ni ukubera ko umuntu aba afite ibintu byinshi yinjije mu mubiri kurusha ibyo yakoresheje. Cyane cyane rero abantu banywa inzoga usanga umuntu anywa inzoga akarenza urugero rw'ibyo yakagombye kwinjiza mu mubiri. Uzarebe nimba agiye kunywa inzoga ntago azanywa agacupa kamwe, azanywa mpaka kujya yumva aho anyuzwe rwose, yumva aho amerewe neza. Rero umubiri wacu ukuntu uteye nuko iyo unyweye inzoga umubiri uhindura imikorere yawo. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu yari yanyweye inzoga, umubiri aho kugira ngo ujye gutwika bya binure biba biri mu mubiri, ahubwo urahindukira ukajya kwita ku nzoga wanyweye kugira ngo ushobore kuzicagagura ndetse no kuzitaho, noneho ukazabona kujya guhindukira kujya gusubira mu gukora bisanzwe, ujya kwita kuri bya binure. Murumva ko rero ahangaha umubiri uba wahinduye imikorere, ni mpamvu bigoye kugira ngo umuntu unywa inzoga ashobore kuranuka kurusha umuntu utazinywa. Nk'uko twatangiye twibaza tuti ngo ni gute wata ibiro cyangwa se wananuka kandi utaretse agatama, utaretse inzoga ukunda, kandi ugakomeza ukagira na taye nziza wifuza, ugasa neza. Mbere na mbere rero iyo umuntu yanyweye inzoga ikintu cya mbere agira ni hangover. Hangover ni ijambo abantu benshi tuzi, ni ijambo abantu banywa inzoga cyane cyane cyangwa se umuntu ubana n'abanywa inzoga abona, kuko hangover ni igihe umuntu yanyweye inzoga mu ijoro ryatambutse cyangwa umunsi wabanjirijeho, mu gitondo akabyuka yacitse intege, yavunaguritse, yarwaye umutwe, afite isesemi, yumva babara ahantu hose, ndetse akumva n'igifu rwose kivuruguse, ntabwo ibintu bimeze neza. Iyo niyo hangover. Iba yatewe rero n'iki? Iba yatewe n'uko umuntu yanyweye inzoga, noneho ya myanda, kuko inzoga ibirimo ibintu byinshi, ibirimo amasukari, ibirimo ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'imyanda. Noneho kubera inzoga iba ikarishye ikagenda ikangiza igifu, ikangiza ndetse n'umwijima, bikananirwa gukora neza nk'uko byakagombye gukora. Noneho rero kubera ko byacitse intege cyangwa bitari gukora neza ngo bikore akazi kabyo nk'uko byakagombye, ugasanga umuntu ari habyutse afite hangover, afite isesemi, afite umunaniro, yumva ababara umubiri wose, yacitsaguritse. Icyo gihe rero nibwo uzamenya ko ufite hangover byatewe n'inzoga warayunyweye mu ijoro ryatambutse. Aha rero ni naho duhera kuri hangover, tuvuga uburyo ushobora kugabanya ibiro uwirinda na ya hangover, kuko hangover akenshi umuntu abyutse mu gitondo abantu batofata ibinini kugira ngo bagabanye umutwe barwaye, cyangwa nimba uzi ko warayunyweye cyangwa se umaze iminsi unywa, gerageza nujya kuryama cyangwa igihe urekeye kunywa, banza ufate ibintu byabugenewe bishobora kugabanya hangover kugira ngo mu gitondo ushobore kubyuka umeze neza kandi na wa mubiri mu gihe uryamye, kuko kuryama kwacu kwa nijoro niko gufasha umubiri kugira ngo
ukore neza uruhuke ndetse ni wongere urimo uturemangingo dushyashya. Noneho rero urumva iyo umubiri utameze neza nibwo haza kuvukamo ibibazo, ndetse kandi burya n'abantu bataryama neza nibwo bagira imibyibuho idasanzwe cyangwa se bakagira imibyibuho ikabije. Ni byiza rero kugira ngo uryame nijoro umeze neza uruhuke, kugira ngo umubiri wawe ushobore kongera kwirema, ushobore gusohora ibidakenewe mu gitondo, kandi uze no kuba umeze neza, kuko umuntu wawe hangover yagiye ku kazi kuwa mbere yirirwa mu mutwe, yirirwa atameze neza. Rero ni byiza ko nimba ufite hangover ugomba kubanza ukamenya ko ugomba gufata ibintu byabugenewe. Hari icyayi cyabugenewe gishobora kugabanya hangover, hari amazi arimo amazi ashyushye arimo ubuki, ni ibintu byinshi bishobora kugufasha kugabanya hangover, kugira ngo mu gitondo ushobore kubyuka umeze neza. Icyo gihe bizajya bigufasha kugabanya, kuko ibi bifasha umuntu kugabanya hangover, ni nabyo bifasha umuntu kugira ngo bikure imyanda mu mubiri, ndetse na za nzoga wanywa zishobore kugabanuka mu mubiri. Noneho na bya biro wari kurara byirema mu ijoro byuzura mu mubiri, ibinure bikomeza kwirema, bikaba byagabanuka rwose. Icyo ngicyo kikaba ari ikintu ugomba kwitaho nimba ushaka kugabanya ibiro kandi unywa inzoga. Icya kabiri ni uko nimba ushaka kugabanya ibiro kandi unywa inzoga, ni uko ugomba kwirinda kunywa icyumweru cyose. Hari igihe umuntu usanga anywa ubutaruhuka, kandi uko anyweye ari n'akarya, noneho ugasanga yinjije karori ziruta izikenewe mu mubiri, ugasanga aho kugira ngo ugize karori 500 mu mubiri asigaye yinjiza karori 3000 mu mubiri, kubera ko ya nzoga yanyweye ifite amakarori menshi, n'ibiryo yariye azanyama. Abantu benshi tubirabizi ko iyo bari kunywa bakunda no kurya inyama cyane, ugasanga none n'ahera agira ibiro byinshi, cyane cyane ku gice cy'inda muzajya mubibona ko hakunda kuba habyibushye, kubera ko amasukari dukura ndetse n'amavuta dukura mu nzoga no mu nyama abantu bakoresheje bafatiye mu kabari, ni naho bikunda kwibanda ku gice cy'inda. Uzasanga rero abo bantu bafite icyo kibazo. Ikindi ni uko ugomba kumenya ubwoko bw'inzoga ugomba guhitamo. Ubundi hariho ubwoko bubiri. Hariho inzoga z'ubwoko bworoshye arizo za byeri. Byeri z'uburyo bwinshi butandukanye, abakunzi bazo nkeka kuba babizi. Noneho hakaza n'inzoga zifite zikarishye zikomeye nk'amawisiki, amave, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho rero nimba ugiye guhitamo, hitamo inzoga zikarishye kandi wirinde inzoga zirimo isukari, kuko hari igihe inzoga ibikarishye ariko ikaba iryohereye. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo icyayiryoheje niya sukari irimo. Irinde kunywa inzoga zoroshye cyangwa wirinde kunywa inzoga zikarishye zirimo isukari. Unywa inzoga zikarishye zisharira, kuko zo zinagufasha kugabanya ibiro, kubera ziba zishobora gutwika ibinure mu buryo bworoshye. Ariko ahangaha nanone ukitonda, kuko nanone zangiza umwijima n'igifu mu gihe ukunze kuzinywa cyane. Bisaba rero kunywa ubanje kumenya uko umubiri wawe umeze, kandi bikagusaba kwitonda kugira ngo utagira ngo ugiye gukiza kimwe ukangiza ikindi. Ikindi ari nacyo cya nyuma ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ashobora kugabanya ibiro akoresheje ve. Ahangaha umuntu ashobora kunywa ve ariko bitewe n'ingano, cyangwa se divayi, cyangwa se umuvinyo, wine, amazina menshi ushobora yose kuba wayita, ariko ukaba ari ve. Nuko ushobora kunywa ikirahure kimwe cyangwa ibirahure bibiri, ariko ntubirenze, kandi ukabinywa buri munsi. Ukirinda kuvuga ngo uyu munsi ndanywa ibirahure 5, ejo ndanywa kimwe, ejo ndanywa 2. Oya, ntabwo ugomba kurenza ibirahure 2. Kuryoherwa ukarenza ntabwo bibaho. Ahangaha bizana no kwitanga. Nimba ushaka kugabanya ibiro, hari ibyo ugomba kwihanganira, kandi kugenda ubireka buhoro buhoro, cyangwa se ubigabanya, ugenda unabikunda ukanabimenyera. Ntabwo mvuga ngo abantu bagabanya ibiro biyime ku kintu ushaka kugira ngo uzarware umutima ujye ukibona amaso yenda kuvamo. Ibyiza menya guhitamo ibyo ushaka, kandi umenye no ku buryo ubiryamo cyangwa se ubyenjoyinga, ariko bitakugizeho ingaruka ku mubiri wawe, kandi nanone utagize ingaruka mu kibazo cy'imitekerereze wumva urahangayitse kuba utakibonye cyangwa kuba wakiyimye. Si byiza kwiyima, bitera umutima mubi.
ibyiza rero hangaha nimba ugiye gukoresha vape kugira ngo unanuke mu kirahure kimwe cyangwa ikirahure biri nkuko nabivuze biri mu kanya gashize, ariko ukirinda kucyuzuza. Hari igihe umuntu azafata ikirahure kimwe akaba aracyujuje ngo ubu ngubu mwe ikirahure kimwe kandi ukaba umwe ibirahure bine muri icyo kirahure. Rero abantu bazi kunywa izi nzoga za vape baba bazi uburyo akarahure kaba kangana naho inzoga ibigarukiye. Aho ngaho rero niho tubibona ahangaha uburyo iyo ugomba kunywa iya nyayo niyo ugomba kwirengagiza, kuko ahangaha unywa ibirahure biri kandi hano akagombye kunywa ikirahure kimwe, ugasanga ugiye kunywa ibirahure bine cyangwa ibirahure bitanu, ukajya wibaza impamvu utananuka kandi ariho bipfira. Nanone ukirinda kubivanga, kuko hari igihe umuntu yirirwa ku manywa akaba yanyweye nk'akabyeri cyangwa utubiri, yarangiza agira nimugoroba akavuga ati noneho ngiye gufata ka kave. Oya, nimba uzi ko ari vape ugiye gukoresha mu kunanuka, irinde kuvanga ibintu, ukoresha ikintu kimwe. Hari ikibazo abantu bakunda kwibaza, ese kubera iki hari abantu bananutse kandi banywa inzoga ugasanga abandi barabyibushye banywa inzoga? Rero ahangaha tugiye kureba impamvu hari igihe abantu usanga bananutse cyane cyane. Aba bantu usanga bananutse cyane, usanga ananutse cyane azonzwe, niko nabyita, ananutse uburyo bikurenga. Ariko rero impamvu ni iyi. Muribuka ko tugeze kuvuga ijambo hangover. Iki kintu gifite ibintu byinshi bigaragaza, harimo kugira isesemi, harimo kugira umunaniro cyangwa se kurwara umutwe ndetse no kumva ubabara umubiri wose. Rero akenshi aha hantu usanga umuntu, hari abantu twita umuntu bakazizi, ariko ndabivuga buhoro ngo abantu batanyumva. Usanga umuntu anywa inzoga guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru, guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, nta munsi aruhuka, kandi atanywa gakeya, byibura ngo tuvuge ngo ni gakeya, ahubwo anywa cyane. None ugasanga hangover yaramubase igeraho imuturamo, iramufata neza, niko nabyita. Hahandi usanga umuntu amara nimba yanywe kuwa mbere, kwa kabiri mu gitondo akabyuka mfata ameze n'abakata yirukanyira mu kabari, avuga ati none reka nongeremo kandi kugira ngo iyi hangover ikire. Kuko hari abantu bibeshya ko hangover ikizwa nuko wafashe irindi cupa, kandi nta kintu kuri binduraho. Nubwo wumva umeze neza mu minota mike, ariko n'ubundi nubyuka cyangwa wicara ahantu hamwe uraza kumva utameze neza, kubera ko uburyo wari umeze nabi mu gitondo biracyakurimo naho byagiye, nubwo bisa nkaho wabikingiye bitari kugaragara. Rero usanga kenshi aba bantu ugasanga umuntu arananutse cyane kandi anywa. Impamvu ibitera nuko usanga iyi hangover usanga harimo kugira isesemi, ugasanga inindi umuntu afite isesemi, ibiryo ntabwo ushobora kubimira, uhorana isesemi, ntabwo warya, kandi ugasanga umuntu aranywa gusa ntabwo arijya kubera ya sesemi ahorana, wa mutwe ahora arwaye, kumva umunaniro. Noneho kandi urabizi ko hangover iterwa nuko igifu ndetse n'impyiko bitari gukora neza, ubwo n'ibindi byinshi tutagiye tuvuga nabyo biba bidakora neza, cyane cyane ibyo mu nda. Ugasanga rero n'ibyo ariye ntabwo bigize umumaro, kuko igifu nticyashoboye kubibyaza umusaruro mwiza, ndetse na za mpyiko zarananiwe, ntabwo zigikora neza. Ugasanga niho rero umuntu atangiye kugenda acika intege, umubiri we ukagenda ucika intege, ugatangira kujya ugenda uta proteine kuko ntazo akinjizamo. Ugasanga ko proteine ni ituma umuntu agira umubiri ufatika, ugaragara, inyama ziyubatse, imikaya ukabona ko imikaya ihari. Ugasanga rero bya binure byarashize, ahubwo nayo imikaya yarashize, ugasanga rero asigaye nyine ubona yarananutse cyane, ameze nk'urumye. Ahangaha rero nimba ushaka kwirinda uko kunanuka cyane kubera kunywa cyane, gerageza ugabanye inzoga kugira ngo bishobore gushira. Ndabashimiye rero, ndakeka buri wese ashobora kwiba yiyumvisha ahari, cyangwa wenda ukabuza umuntu ushobora kuba afite iki kibazo, ukaba wamusharinga video kugira ngo ashobore kugira nawe icyo yimarira. Ndabakunda rero, naho ubutaha wibuke gukora subscribe kugira ngo ushobore gukurikirana video zacu, ushobora kugabanya ibiro, ukora siporo, ukazikorera mu rugo utavunitse kandi bitagutwaye amafaranga ngo ugure ibikoresho byinshi, kuko abantu batinya gukora siporo
kubera gutinya kugura ibikoresho byazo cyangwa se ugasanga atinye kujya kwirukanka mu muhanda kumva bimuteye isoni. Hano rero tugufasha gukora siporo ukazikorera mu rugo kandi tukagufasha no kugira regime imeze neza itaguye kuko tugendera kuri personal experience. Ciao, naho.